cyagucanze ntabwo uri bwongera kugenda wenyine bwa bwato wahozemo ntabwo wongera kubugendamo wenyine byanze ukodesha ntiwongera kwe haleluya ariko abahangayikirwa n'ubukonde mwihangane tumenya ko burya nubwo turi mu bukonde na Yesu tubana nawe muri bwo haleluya abahangayikirwa n'uko mutega moto nawe mwayabuze tumaze kumenya ko burya uri witaze na Yesu muginga tumaze kumenya ko ari gutega igare na Yesu burya bari muri wowe yariteze tumaze kumenya ko niba waburaye Yesu ari muri wowe yaburaye tumaze kumenya ko niba wambaye ubusa ni Yesu uri gusema amubwiye ntago ajya niyagera igihe agiye guseba azabikora birimo harire mpamvu ubona atarabikora nuko ukivuga ngo urabishoboye nuko
ukizeye mami, haleluya, nuko ukizeye bakomeye ariko bakorewe amaso. Data yohereje marayika aje kubera ingabo z'Uwiteka, kandi niyamara kukubera umugabo nawe urabishyuha amata maze agasabu. Haleluya, indi saza bizemera tujye mbegera kugeza ariko nanjye uri. Haleluya, ntibongere kugira gutyo utega akamata ahubwo n'uvuga ati kware nawe kuko Yesu agira neza. Haleluya, narababwiye kubakera ngo icyatumye Yesu avukira mu mujyi. Haleluya, ariko atamuvure nukugira ngo Herode niyaza kumutwara azabura parika. Ya parika hese mu bukure harimo parike. Haleluya, bikeneye amahugurwa y'Imana kuri Farawo kumubwira ko mu muvura adakwiye kujyayo, ahantu hatari parike adakwiye kujyayo. Imana irema akabaza i Betelehemu kugira ngo abanyabwenge bose bakusanyeyo. Ahasigaye Imana ikorera igitangaza imbere y'abaswa. Amen. Haleluya, kandi icyo nzi cyo abanyabwenge bose nibamara kwegerana Data arabashorera abayobora. Yego, bagende mpaka babona umwana kandi ntacyo bazamutwara. Hakenewe ayo maturo. Haleluya, niba yageze yumvikora ijambo rivuga ngo nukugaruka bamurizwa mu nzira kongera kubonana na Herode. Haleluya, na nubu abanyabwenge baracyashaka Herode ngo bamubwire ko wabyaye umwana wa kabiri, ariko twebwe abaswa turabizi ko Herode yapfuye ejo. Haleluya, yego, ibi byarishwe abanyabwenge bihishurirwa abaswa. Umva mubwire